Hello guys, turabakiriye murakoze cyane. tubahaye ikaze kuri Kijane mu official. Twongeye kuvuga ngo mwiriwe aho muherereye, mwaramutse aho muherereye mu bihugu bitandukanye. Twasuye ababyeyi hano, twari dutambutse tuganiraho, tubona ari ngombwa nyine ko twabaganiriza. Rero twari tubasuye, twagira ngo tuganire, hanyuma turebe uko biri bugende. Reka batangire batwibwira amazina yabo, hanyuma dutangire ikiganiro. Murakoze. Murakoze cyane. Bahita Ntigirumujinya Jean Bosco. Turabishimiye cyane kudusura mu kiganiro. Twagize amahirwe tubyara impanga, abahungu babiri. Mbyana Nyahimana Clementina, umufasha wanjye turi kumwe. Ibyiza Imana ibaho umugisha, kandi ikiganiro nabishimiye kugira ngo mungereho cyane cyane. Nyine n'ubufasha bw'Imana yonyine baturutseho, kandi murakoze. Madamu wanjye Nyahimana Clementina, reka muvugane. Nyirabimana Clementina, nabyaye abana babiri, ariko nkeneye ubufasha. Murakoze. None se mutubwiye ko mwabyaye abana babiri, nibo bonyine se mufite cyangwa hari n'abandi? Ndi kubona ahangaha hari n'undi. Oya, ntabwo ari babiri gusa, kuko ubwo ni batanu. Muri make ufite abana batanu na Clementina? Batandatu kuko n'ubundi ni batandatu. Kuko se n'umuryango umwe, kuko umudamu w'iwanjye namushatse umugabo witabye Imana mu ntambara. Mbashumbusha, mbese ndamwishumbusha. Ubwo abana be ni batatu, ariko n'abanjye ntabwo ngo nabi. N'abanjye ubwo umwe tubyaranye n'ubu babiri ni batatu, ni batandatu. Ariko bose n'abanjye kuko Imana yarabampaye. Ni ukuvuga ngo wasanze afite abana batatu, nawe ubyara batatu. Okay. Ni batandatu, kandi bose n'abanjye, ntabwo mbihakana. Murakoze. Bose ubafata kimwe? Bose mbafata kimwe, usibye wenda imirire mibi cyangwa se ubujyaha bitewe n'ubukene b'iki gihe. Aho turi ni batishoboye hano, ntacyo turya, nta munsi y'urugo, nta n'iki. Umudugudu batishoboye. Urebye no mu gikari hariya wasanga toilette yarasenyutse, ibikoni byarasenyutse. Unafoto runarebe hose, duhagaze nk'uko Imana ibizi. Imana irabizi, ariko bitewe n'ukizere cyane cyane nkamwe mubasha kuvugana n'Imana, kuko muri hafi y'Imana, kuko muri abagenzuzi kuri Nyagasani, kuko yabashyizeho. Twari ubuvugizi n'ubundi, kuko aho turi ni mu manegeka. Sinifuza kugira ngo basimbure ibyo Leta yakoze, ariko nk'abo tubyaye tubone ikibatunga. Imana ibahe umugisha, kandi nta bindi narenzaho. Ibindi byo ikiganiro tuzagikomeza tukiganire cyane, bitewe n'utundi umuntu agenda uvuze byinshi. Navuga imuzi ni muhamuro. None se mzee, utubwiye ko ufite abana batandatu, ubu waba ufite akazi gatunga abo bana? Ko cyane ko utubwiye ko utuye hano mu mudugudu w'abantu batishoboye, ufite akazi kabasha kugufasha gutunga abo bana batandatu? Ubu nta kazi mfite, ndi umuhinzi. Ikindi akazi nakoraga ni aka Leta, irondo ry'umwuga. Ariko ubu akazi ka Leta niko wakoraga? ni aka Leta ko mu mudugudu, gucunga umutekano w'ibintu n'abantu. Ariko ubu ngubu nanjye ngomba gucunga uw'iwanjye kugira ngo utangirika bitewe n'impamvu runaka. Ubu nta kazi mfite ubu ngubu pe. Nta kazi mfite, nakanga kureba nanjye ntabwo nicaye n'ahangaha. None se birarenze, kandi guys, abantu badukurikiranye, twasuye aba babyeyi, ntabwo kabisa twari twabiteguye kuvuga ngo turi buze kubasura, nabo babihamya
nitambukiraga ndavuga ati wagera aha hantu rero nibwo nasanze bimeze gutya namwe muri kubibona babyaye abana b'impanga kandi kabisa ubarebye ubona ko bari mu buzima budafatika butameze neza rero abantu bagifite umutima wo gufasha abantu bafite umutima abantu bafite ibintu byo gufasha guys mwasura aba bantu mubinyujije nkaho turi bubabwire kuko birakenewe kugira ngo bafashwe bafite abana batoya cyane uwo mubyeyi telefone kugira ngo mubaze muhe ayifatire rero gato none se mama karame naho ngaho ntacyo wabyaye abana b'impanga ubasha kubona ikintu wanywa cyangwa se wafata kugira ngo ubone icyo nawe uri bubagaburire ntacyo ubona igikoma se ku buryo ubu ntacyo ntakibuze none se abo bana bamaze igihe kingana ute bavutse ni ibyumweru 2 bamaze ibyumweru 2 ibyumweru 2 se ntabwo bari bonka ubu ngubu hari abagira neza bari bampaye agafu ariko kashize rero murumva ko bitaboroheye abumva kabisa bafasha aba bantu turashyiraho nimero muze gutabara kandi ubu ni ubutabazi bukomeye kandi n'Imana yo mu ijuru yabibahera umugisha rero mama karame mu rwego rwo kujya nko kubapimisha abo bana ugenda ute kuko numvishe ko nyine mwabyariye Ingarama ko hano mutuye ari kure n'Ingarama mubasha kugenda mukagerayo n'amaguru cyangwa hari ubundi buryo mubigenzamo dufite ikigo nderabuzima hafi Nyarubuye ejo niyo n'ubundi nari niriwe ejo ukabona umuntu ugutwaza se hari umugiraneza ejo wari wantwaje ukagenda n'amaguru ukagera Nyarubuye n'amaguru n'abana 2 byoroshye kabisa mubapimisha kangahe mu kwezi wenda ni rimwe mu kwezi ntabwo byoroshye rero twifuje kuganira namwe kugira ngo turebe ko byibuza hari ubufasha bwaboneka natwe ubwacu turasiga wenda tubafashije nubwo tutari twabiteguye ariko turi bubafashe ariko kabisa turaza gushyiraho nimero abantu bashoboye kubafasha bitange babafashe kandi turabizi neza yuko abo bana bazabaho murakoze bazabaho kandi bazabaho neza kandi bazakura murakoze murakoze cyane abana nabise amazina mwita Hamugisha Jean na Mugisha Jean umwe yitwa Habamugisha Jean undi yitwa Mugisha Jean nanjye bati ntigira umujinya Jean Bosco izi ni intwari z'urugamba rero ukuri kandi ubwo banyise amazina nanjye yabise amazina Dr. Ntunguye ati bite byawe nita amazina ukanya singiye bivuze byaje mu mutwe ukanya gusa ikiganiro cyiza kandi ndishimye kudusura cyane muye mudusura kandi Imana ibaho umugisha inzira zanyu ni ndende musenga Imana ibongerere imbaraga zo kubaho guhagarara ubuzima bwanyu bukomeza murakoze hari ikibazo nashaka kukubaza none se iyo wagiye muri ako kazi kawe warutubwiye ko ufite akazi iyo wagiye muri ako kazi kawe ko mbona uyu mubyeyi adashoboye aribwo kibyara
ninde usigaye umufashije aba bana ko mbona bitoroshye? akazi naragaparitse naranditse ndavuga nti kamaze ncunga umutekano w'iwanjye gusa mu gihe cyangombwa n'ubumanutse akazi hariho ariko bwite kwita ku muryango muri rusange hose ni ngombwa nitaha ngaha cyane cyane n'ahandi hose nkagenzura ariko nta nkomyi yindi itandukanye ariko mu kazi ubu navuga ngo ndakora kandi sinkora impamvu nkora akazi kanjye kamaze nkora ngaka ariko isa n'isaha madiredi gutabara cyane mba mpari gusa ubu ndakora ntahembwa ubu ntabwo nahembesha ntarakoze kuko amafaranga y'umudugudu baduhemba 15 ijoro turira amafaranga 500 rero ntabwo n'isabune baduha ntabwo ari igihembo mbufasha kwitanga gutahira igihugu 500 ikubiye mu kwezi ni 15 hari baturoto naho ari ngombwa nko mituweli nyishyuye ngo na 15 nashyiraho nandi kuri ayo ngayo nkorera gusa kwitanga kwa nzitanga icyangombwa kitari ngombwa nzitanga ayo rero kwitaho si ngombwa kuri ayo ngayo kuko no meze abiri nashira n'ubundi ndakomeza mu kazi z'inteke kutimbabura shyireho ubuzima bukomeze ndakoze Ese abo bana mwabashije kubishyurira mituweli yaratanzwe n'inkunga icyiciro cya mbere cy'abatishoboye ariko bagikuyeho umuntu kujya mu ntiyishyurira nubwo nagize nuko amafaranga yaratanzwe n'ubundi ubu ni kujya umuntu yishyurira kuri mituweli abatishoboye byavuyeho ku batishoboye no kwikorera ugakora nta kundi ariko babikuye bari babanje kubishyurira aya ngaya rwose amafaranga atanze kwa muganga ntabwo ari menshi bitewe n'uko mituweli yarishyuwe ariko ubutaha ubu ngubu ni ukwishyura n'ubundi nonese mumaze igihe kingana gute hano mutuye kuko ndumva ahantu bahubatse vuba ntabwo ari vuba wagize hano tugitageze ingana itanu narenga kuko hano ku gisirikare ahangaha bahari 9-5 tubaka intambi hano hakurya nari mpari abasirikare batuye ahangaha muri Kigali hano mu myaka 5 irashize ukavuga 5 irashize 5 irashize ndumva bitoroshye kabisa n'icyo babwira abantu kugira ngo hano dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kandi ndabizi ko abantu benshi bari bubirebe kandi bagira icyo bakora n'icyo bababwira kugira ngo bagire nk'ikintu bagufasha ikintu cyo mafasha cyambere ni isengesho bira byose kuko atari isengesho nta kindi cyarenga hejuru y'isengesho ubundi bufasha ufatika wo guha ntabwo yikoreramo icyo umuntu afite nicyo atanga inkunga mbasabye n'ibufasha cyambere ni isengesho cya kabiri bano bahungu bacu bakabaho nk'uko twabayeho bagakura ni impanga z'abahungu cyane turabizi kabisa ko Imana ihari kandi Imana irabakunda nubwo
nubwo biba bitoroshye abantu banyura mu buzima bugiye butandukanye bugoye, bigasa nkaho nyine Imana yakuritse, ariko Imana iba ihari. amen. Imana iba ihari, wanyura mu bintu bitandukanye bikugoye, ukabura icyo urya, ukabura icyo ugaburira abana, ariko Imana yo ntabwo iba yakwibagiwe. Nubwo bisa nkaho nyine iba yakwibagiwe, ariko irakuzi kandi irakuzirikana. Rero ntabwo twagenda gutyo gusa ngo Imana irabazi, turi bubafashe uko dushoboye natwe, and then abantu badukurikiranye baraza kugira ibyo bikorera nabo ntawamenya. Ufite umutima wo gufasha arafasha, n'utawufite nawe wenda nabona ubushobozi azafasha. Rero tukaba tugiye gusoreza ahangaha, twasuye aba bantu kugira ngo tuganire nabo. Murabyiyumviye ko ubuzima butaboroheye, natwe turi kubibona, twe turi hano. Rero guys, turabasaba tunabinginga kugira ngo muze gufasha aba bantu ko mushoboye. Bafite urubyaro rutari rukeya, abana 6, noneho n'impanga. Uriya mubyeyi nta mashereka afite yo konsa aba bana. Ni byinshi bikenewe kugira ngo babashe kubaho neza. Rero twabasabaga inkunga y'abantu kugira ngo mubashe gufasha, kandi Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane.